Ibi nabyo ni ibibabi by'ubunyobwa. Niba utaruzi ibibabi by'ubunyobwa ni uku nguku biba bimeze. Iyo ugiye kubirya, kuko icya mbere nshaka kubamenyesha nuko ibibabi by'ubunyobwa biribwa, nubwo abantu benshi batabizi. Bazi ko bifite akamaro gakomeye cyane uretse no kuribwa gusa, haba abantu haba no ku matungo bifite akamaro gakomeye cyane. Iyo ugiye kubirya rero ufata utubabi tworoshye two hejuru, nuko namaze kudusoroma ariko nutungutu tworoshye two hejuru cyane, mbese tudakomeye. Ibikomeye ndaza kubwira impamvu ufata utubabi tworoshye iyo ugiye kubirya, maze ugumane nanjye muri video, kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tuzabicikwa na video n'imwe. Ugumane nanjye rero urasobanukirwa byinshi cyane n'impamvu utagomba guta ibibabi mbese ibibabi by'ubunyobwa, nubwo utaruzi ko bifite akamaro, ariko uraza kubisobanukirwa muri iyi video. Ni uku nguku ubunyobwa bwari bumeze niba utarubizi, cyane cyane nk'abantu bo mu mijyi ntabwo bazi ibibabi by'ubunyobwa, bazi ubunyobwa iyo babubonye bagiye kuburya cyangwa se uko bumeze gusa bataramenya uko buba bumeze mu murima. Ni uku nguku buba bumeze. Ndizera ko wabubonye, nuko ubusoroma wabibonye, ni ugusoroma utubabi tuno dutoya atari ibibabi bikomeye, ndaza kugusobanurira. Ibibabi by'ubunyobwa byibitsemo akamaro gakomeye cyane, nyamara abantu benshi ntabwo babizi, ahubwo bazi ko barya ubunyobwa gusa ibibabi bakabijugunya. Reka duhite turebera hamwe akamaro kabyo. Icya mbere, byibitsemo ibisukura umubiri n'ibirwanya ububabare. Ibibabi by'ubunyobwa byagaragaje ko bifite akamaro kanini cyane, bifite imbaraga cyane mu gusukura umubiri, kandi ko bishobora guhangana n'ibibi byose bishobora kwinjira mu mubiri, ndetse no kugabanya ibyinjira mu mubiri bije mu byo umuntu aba yariye. Kubigabanya mu byo umuntu aba yariye nicyo nshaka kuvuga. Ikindi, byongeye binagabanya ububabare kandi nta ngaruka bigize ku turemangingo tw'umubiri ndetse n'utw'amaraso. Ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa zahawe ikigero kiri hejuru cyane cy'ibibabi by'ubunyobwa bwagaragaje ko nta ngaruka zagize. Icya kabiri, bikize ku ntungamubiri. Ibibabi by'ubunyobwa byuzuyemo vitamine C na E, harimo n'imyunyungugu nka calcium, magnesium na potassium. Biraribwa nk'amafunguro cyangwa se nk'inyongeramirire. Icya gatatu, ni umuti gakondo. Mu buvuzi gakondo bakoresha ibibabi bavura ibisebe, ubushye n'ububabare ndetse n'ibibazo by'ibitotsi. Naho ahandi bazi ko bikoreshwa gusa bavura ibitotsi, bavura mbese kubura ibitotsi n'ububabare. Icya kane, ni ibiryo by'amatungo. Ibibabi by'ubunyobwa, ibi bibabi bikize kuri proteine nziza cyane ku matungo, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Ni n'isoko nziza kandi irambye y'intungamubiri ku matungo. Icya gatanu, bivamo ifumbire y'icyatsi iramba. Nk'ibinyamisogwe bishyira azote mu butaka, bishyira azote mu butaka bigakungahaza uburumbuke bw'ubutaka. Icyitonderwa, icya mbere, ugomba gukoresha ibi bibabi uzi neza ko bitunganyije neza, byumye neza cyangwa se bisukuye neza, bitajemo uruhumbu cyangwa se ko bidafite ikindi kibazo. Icya kabiri, ubushakashatsi bugaragaza ko kubifata igihe gitoya nta mpungenge, ariko kubifata igihe kirekire cyane, cyane cyane ku bantu ntacyo biragaragaza, ntacyo ubushakashatsi buragaragaza. Biracyakorwaho, ubushakashatsi buracyakorwaho, nicyo bivuze. Aha ni ku bantu, naho ku matungo yo nta mpungenge nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Umaze kumenya akamaro k'ibibabi by'ubunyobwa, wumvise wari waracikanywe ko wajya kubifata nk'aho ntacyo bimaze gusa. Ubu bikeneye noneho kumenya uko wabikoresha, noneho kugira ngo ubonemo ibyo byiza byose maze kukubwira. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere ya byose, icyo nshaka kumenya ni uko ibibabi by'ubunyobwa bikoreshwa ari bibisi cyangwa se byumye. Icya mbere, kubinywa mu mazi. Ubu buryo buvura ububabare, gusukura umubiri, butuma usinzira neza, bunoroshya ubushye
bwo mu mubiri. Uko bikorwa: fata ibibabi 5 kugeza ku bibabi 10 bibisi cyangwa se byumye, byoze neza, bicanire mu mazi angana na mililitiro 500, abire iminota 10 kugeza ku minota 15, bikure ku muriro, bitereke ku ruhande cyangwa se ugabanye umuriro, ubirekera aho ngaho, ubirekera aho, ubiterekaho, ubireke bishongonekere muri ya mazi iminota 5, biyungurure, ujye unywe itasi imwe cyangwa se 2 ku munsi. Ni ukuvuga mu gitondo na nimugoroba. Ushobora no kongeramo tangawizi cyangwa se umutobe w'indimu kugira ngo ubyongeremo imbaraga. Mu gikoni: icya kabiri, mu gikoni aha ukeneye ibibabi byoroshye. Ubu buryo ubonamo vitamine n'imyunyungugu. Uko bikorwa mu gikoni, uko biteka nyine: fata ibibabi byoroshye bingana uko ubikeneye, mbese ibibabi bikeneye, biteke ku mwuka cyangwa se ubiteke nk'uko uteke pinari cyangwa se n'izindi mboga. Biraryoha cyane, ubirisha umuceri n'andi mafunguro ukunda, mbese amafunguro ya kinyafurika cyangwa se yo muri Aziya n'ayandi. Icyitonderwa: ibibabi bikomeye bishobora kudashya cyangwa se bikarura nk'uko nahoze mbikubwira kare. Ibyiza ni ugukoresha ibibabi by'ubunyobwa bikiri bitoto, mbese ibibabi bigitoshye, ibibabi bitarakomera. Icya gatatu: ibiryo by'amatungo. Niba ufite inka, ihene, intama, inkoko n'andi matungo, fata ibibabi by'ubunyobwa ubyumishe, bibikika neza. Iyo byumye bikanafasha n'amatungo, amatungo akabirya, yewe amatungo azabirya, abirye cyane kandi biyagirira akamaro keza cyane. Byuzuyemo poroteyine nziza cyane, cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Icya kane: kubikoresha ku mubiri. Ubu buryo babukoresha bashaka kuvura ibisebe n'ibibazo by'uruhu. Uko bikorwa: fata ibibabi ushaka byose, bisukure neza, ubisekure cyangwa se ubisye binoge, ubisige ku bisebe bitasamye kandi bisukuye neza. Biragufasha cyane, bituma ibisebe byuma vuba, bigasigwa no ku mubiri aho wahiye, bigakiza cyane. Ibi ubirekeraho, ukabirekeraho iminota 15 kugeza ku minota 30, ubundi ubyoge, ukabyoga n'amazi meza. Icyitonderwa hano ni uko bishobora kugutera aleriji. Niba ujya ugira aleriji ku bindi bintu, banza ukoreshe gatoya ku hantu hatoya, nubona nta kibazo biguteye ukomeze ubikoreshe hose. Noneho ingano n'ibyo kwitondera mu mikoreshereze y'ibi bibabi by'ubunyobwa: icya mbere, kubinywa mu mazi. Ntugomba kurenza amatasi 2 ku munsi mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru 2. Byarangira ugashyiramo pause, ukazongera kubikoresha nyuma, wenda nka nyuma y'ibindi byumweru 2. Niba uri ku miti, icyo ni icya kabiri, niba uri ku miti ntubikoreshe utagishije inama muganga. Niba utwite cyangwa se wonsa, ugomba kwitonda, nubwo ubushakashatsi ntacyo burabivugaho. Ndizera ko usobanukiwe neza akamaro k'ibibabi by'ubunyobwa. Ubu noneho ugiye kujya ubikoresha, kuko duhinga ubunyobwa, mbese n'ubunyobwa kubuhinga ntibigoye. Ushobora no kubuhinga mu busitani bwawe, ukabuhinga ku ruhande rumwe, ukajya usoramaho ibyo bibabi kandi ukazaryaho ubunyobwa bweze. Ariko nitumenya, akenshi ntabwo twamenyaga akamaro k'ibi bibabi, ugasanga ibibabi twabiretse, bireze turabijugunye, kandi rwose bifite akamaro gakomeye cyane wumvise muri aka kanya. Ubu noneho ugiye kujya ubikoresha, ugiye no kujya ugira inama abandi bahinzi. Nk'uko bajya basoroma umushogoro w'ibishyimbo, basoroma n'ubundi mushogoro woroshye, noneho bajya basoroma n'ibibabi by'ubunyobwa, babikoresha babibyaza umusaruro. Kandi wabibonye, nabikweretse. Abatari bazi ibibabi by'ubunyobwa nabiberetse, abatari babizi ndatekereza ko babisobanukiwe neza, kuko usanga benshi batazi n'ibibabi by'ubunyobwa uko bimeze. Gusa hariho n'ubunyobwa bwera ku biti. Ibibabi njye navugaga ni ibingibi, ntabwo ari bwa bunyobwa bwera ku biti. Nakweretse ubunyobwa mvuga basoromaho ibibabi, wabubonye mu ntangiriro ry'itangira.
ni nacoreje video y'uyu munsi. Ndizera ko ugiye gukurikiza ibivugiye muri iyi video niba ubonye uyibikunze, kandi ujye wibuka usharinge video zacu, uduhe like, utwandikire muri comment uko wabonye video, uyigeze no ku bantu benshi cyane, kuko ndabizi neza abantu benshi ntabwo bazi ko ibibabi by'ubunyobwa bifite akamaro gakomeye cyane. Bigeze ku nshuti zawe rero, ku baturanyi, ku bo muvindimwe, ku mukorana, abantu bose mbese bamenye ko ibibabi by'ubunyobwa bifite akamaro gakomeye cyane, n'ababijugunyaga bamenye uko bagomba kubikoresha bibyaza umusaruro. Asigaye naho mu yindi video, ngene mupenzi nk'isanzwe coach mu bibanire ubuzima, iterambere se n'imibereho myiza, kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.